mbega byiza mama Asifiwe arabonetse nyuma yuko bari baramuburiye irengero bazi ko ubu ngubu yanapfuye, ariko ngira ngo ikiza nuko bamubonye ndetse akaba akiri muzima atari yashiramo umwuka. Ese murabona ubuntu ibi bintu ari byiza guys? Reka ngusabe niba ugeze hano ari ubwa mbere ukande ku ibuto ya subscribe ndetse ufungure n'inzogera kugira ngo dukomeze kugenda tubana gatanu kuri gatanu twiganirira kuri filime yacu nkuko bisanzwe. Iki ni cya kiganiro gica kuri channel mbere yuko tureba episode ikurikiraho, tumenya ngo ibintu biruza kuba byagenda bite. Ese muratekereza biraherera hehe ko tubonye ko Asifiwe ahise abona mama we kandi bari baramubeshe ngo Ashirafu yaramwishe? Muratekereza biruze kuba byaherera hehe? Ese kuba Asifiwe amaze kuba yamubona noneho ari buze kuba yakumva Ashirafu ndetse abashe kuba yanamubabarira? Ese ibi bintu muratekereza bizaba byagenda bite niba babasha kumubwira inkuru yose, harimo akamubwira inkuru yose y'ukuntu byagenze ndetse naho yamusanze? Muratekereza noneho biraza kuba byagenda bite? Ese urukundo rwa Asifiwe ndetse na Ashirafu rwaba rugiye kongera rukagaruka ko tubona ko hari ibimenyetso bituma ruri buze kuba rwagaruka? Biraza kuba bizagenda bite? Ndagira ngo mujye muri comment mudusangize ibitekerezo byanyu, mutubwire uko ibi bintu muri kubibona, ukuntu mutekereza biruze kuba byagenda. Ese murabona biruze kuba byaherera hehe? Ndagira ngo ujye muri comment ubitwandikire utubwire uko uri kubibona, kandi niba utari wakanda subscribe urimo guhomba byinshi. Uyu mwanya mwiza wo kuba wayikanda ndetse ukajya no muri comment ukadusangiza igitekerezo cyawe, ntiwibagirwe no gukanda like.